mbonye wari uri ahantu hejuru ku nzu kandi kuri iyo nzu nabonaga ufite ikintu kimeze nk'umwiko wari wambaye ikintu kimeze nka kasike mbona uramanutse wikaraga Imana ngiye kubona mbona yoreje abamarayika barakuramiye Imana irambwira ngo ikurinze urupfu murakoze ko n'ubundi umufundi kuko n'ubundi umufundi urundi uri umufundi umva ngo hamakuru nabonaga wari ufite nivo mbona uri hejuru mbona uramanutse mbona abamarayika barakuramiye kandi bakuramira kuko wasenze Imana irambwira ngo irashaka kugikorera niyo mpamvu yanziye impanuka y'urupfu warugiye kumanuka ku nzu hejuru Imana ishimwe watera haleluya haleluya amafaranga ukorera umenya hajya se wa mugane wa muhungu nanjye wagira ngo sinkora wa mugane buramubona nanjye wagira ngo sinkora atumugane buramuhungu nanjye wagira sinkora tumutunga ibiganza Imana imukureho inyatsi mu izina rya Yesu Imana igukuyeho inyatsi mu izina rya nde kabiri Imana irashaka kugikorere Imana irambwiye ngo umaranye igikomere igihe kinini cy'ubugwayi Imana irambwiye ngo hari ibintu biza bikagufunga umwuka ntushobora kuryama ngo usinzire urarureba bugaca uko bwije nuko bukeye byo mvuga urabizi hari ikintu cyazaga kigafunga umwuka ukumva ugiye guhera shira microphone ukoresha pombe Yego kugira uhumeke Yego Imana ya Abraham Amen Lema andolestila aleavinias Papa imiryango yawe yafunzwe n'imiki Ndababaye cyane Imana irambwiye ngo iyo bigeze mu ijoro kumanywa uba wumva uri amahoro ariko iyo bigeze mu ijoro ntushobora kubona ibitutsi Imana ya Abraham iri joro yohereje abamarayika batatu barara bagukorera operasiyo Amen Imana igiye kukwibagiza ayo marira Imana igiye kugukiza uburibwe uhorana rama ya posifa nabonye marayika arimo arafata gutya mu muhogo wawe gutya ukuzamura umwuka Imana irambwira ngo igiye gushira iherezo kugira ngo umutima wawe uneze katuzamurira Imana amaboko tuyihe icyubahiro muri yatangije katuzamurira Imana icyubahiro bw'izina wowe ndimo ndareba wowe haguruka wowe yego kama mvua ishukayo toka mbinguni wenye haki neno lake kwa kinywa chake haitarudi itatimiza saburi ibiganza itatenda aliyosema Kristo we Kristo kama mvua ishukayo toka mbinguni wenye haki neno lake kwa kinywa chake haitarudi kama mvua ishukayo toka mbinguni wenye haki neno lake kwa kinywa chake haitarudi Imana ibahumurize Mana turagushimye muri uyu mugoroba uri imbaraga zacu Mana twarimo dukurura ubwiza bwawe ngo ubane natwe reka imbaraga zawe ziganze izina rya Yesu turagukunda Yesu reka icyubahiro cyawe kiganze muri aya materaniro imbaraga z'umuntu zibure hagaragara imbaraga zawe unyemerere muri uyu mugoroba dufatanye n'abamarayika n'ibizima n'abakero kugira ngo twamamaze neza amen Imana ibahe umugisha kadukomere Imana amashyi menshi ayo mashyi tuyongerera Imana niba ntacyo bitwaye abari inyuma hano hari imyanya maze kwicara
ngiri wa muntu muri kumwe ngo Imana yavuze ngo igukuyeho uburetwa. Imana igiye kugukuraho uburetwa abantu bagushizeho. Uburetwa bw'ubukene Imana igiye kubugukuraho. Uburetwa bw'inzara Imana ibukure mu rugo rwawe. Uburetwa bwo twitubaka Imana ibukureho. Tera haleluya byakire. Haleluya. Yego. Bibiliya yatubwiye iki? Farawo yabwiye abanyegiputa arababwira ngo nimureke tubigire imitwe kugira ngo batazagwira. Mbwira uwo muntu muri kumwe ngo umuntu ukugwanya kuzi neza kumurusha imbaraga. La malazi etayibine gide. Umuntu ukugwanya abizi neza kumurusha imbaraga. Rero afite gahunda yo kwica umuryango wawe wose, ariko ntibizashoboka kubera ko imbaraga z'Imana zigutwikiriye ziruta imbaraga z'abadayimoni. Mumwikirize na Satani. Haleluya, 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 haleluya. Haravuga ngo Abisirayeli ndabizi neza ko bafite imbaraga. Ndabizi neza ko iyo basenze Imana yumva. Abakugwanya barakuzi. Ntugire ngo ugwanya n'abantu. Umuntu ukugwanya nukuzi neza. Aravuga ngo Abisirayeli iyo basenze Imana irabumva. Reka nkubwire, va mu miteto usenge kuko umuntu ukugwanya aragufite. Gira umuntu muri ko va mu miteto usenge. Va mu miteto usenge. Nta kindi gisobanura ibintu. Igihe ubona ibintu byose bigucanze uba ukeneye gusenga. Nubona mu kazi induru usahagurutse si umwanya wo gusakuza, ni umwanya wo gupfuka mu gasenga. Samusoni igihe yari amaze kwica intare, Bibiliya iravuga ngo yaramanutse. N'igihe yari amaze gukubita Abafilisitiya, Bibiliya iravuga ngo Samusoni ngo aragenda yerekera mu gitaro cya Yotamu, abwira Imana ngo wanyongerera imbaraga cyica Abafilisitiya nkabarangiza. Igihe wabonye wasenze Imana ikagukorera igitangaza, si umwanya wo kuryama ngo usinzire kuko ibiguhagurukiye neneho bifite imbaraga. Ni umwanya wo kurushaho gupfuka mu gasenga Imana. Igihe wasengeye umugabo wawe ukabona yatangiye kuguhamagara sheri sheri joteme, si umwanya wo kuryama uvuge ngo neneho byakemutse. Satani neneho yaguhagurukiye. Ni umwanya wo kurushaho gushaka mu maso h'Imana. Mbwira uwo muntu muri kwe ngo uyu mwanya tugiye gushaka Imana kandi turayibona. Yego, yego. Mumbwirire ngo ndabona usa n'uw'Imana igiye gutabara. Imana igiye kugutabara. Ibyo uri kunyuramo byigutera ubwoba, ni ubuhamya bw'ibyo Imana igiye gukora. Muhereze high five umubwire ngo ntiwongere gutinya mu izina rya Yesu. Mubwire ngo Imana iguhereze icyo waje gushaka mu izina rya Yesu. Imana iguhereze icyo waje gushaka mu izina rya nde. Imana iguha icyo waje gushaka. Kamabwira ikintu kimwe, mbere yuko Imana igutabara hagomba kubanzirizwa n'intambara. Mbariza uwo muntu ngo nawe hari intambara ufite. Nawe hari intambara ufite. Mubwire ngo ziherekejwe n'amaboko y'Imana. Izo ntambara ziherekejwe n'amaboko y'Imana. Ibyo bigute biherekejwe n'amaboko y'Imana. Ayo marira urarurira aherekejwe n'amaboko y'Imana. Izo ntambara ufite mu rugo ziherekejwe no kuzaseka nk'abandi. Bamwe Murabo banyamahirwe babaciye ibihanga,
abandi Hagarara aho ngaho, hagarara aho nta kibazo. babateka mu mavu waturutse he?